izikurinda irabizi izikurinda irabizi narotaga abadayimoni bashaka kunyica ngasimbukira hejuru nkamera nk'agata arandi gusakuza rukabura gica hari igihe bazaga bameze nka nyamuca bakantera ubwoba ngo turagucota kandi ubwo nari mbyibushye nk'umucaca nubwo nagaragara sinagiraga n'amakoca Yesu ati humura nagukubise ipica kandi mwayi n'agakiza sinzigera nkuca yaratwimanye yadukuye kure yadukuye mu mahanga menshi atandukanye washimwe yaduhaye agakiza aduha ubuzima none turimo tuvuga iby'Imana yadukoreye izikurera irabizi izikurera irabizi dumwana nagize igihe cyo kubabara kuko mama apfiye ntacyo kwimarira nari ntaragira imyaka yo gukora jye n'abasaza banjye tukaba mu marira twajyaga gutabira bikatunanira twashaka abadukorera nabo bakabura abantu ku misozi bati burashira bwabuze ababyeyi none bwirwa burira tuzajya kubuzana buryo budukorera twatekaga ibiryo bikaba amakara twashyiramo amazi akaba ruhura ibindi ntibishye tukabijya birora ibyo bitera uwiteka kubabara ati mwana wanyagukijije amarira uhaye gukura ndetse no gukira uzankorera cyane kandi uzandiribira uhembe kujya mu ijuru aho batababara yaratwimanye yadukuye kure yadukuye mu mahanga menshi atandukanye haleluya yaduhaye agakiza aduha ubuzima none turimo tuvuga iby'Imana yadukoreye yanindiye i Kigali yagize neza yanindiye i Kigali yagize neza we nabanaga n'abandi batipe icyo gihe twari twarakoze amakipe twihanganiraga no kwiba amakupe wiri wanjye icyo gihe wasaga na tope imyenda yanjye yo yari imeze nk'amatape ariko amatape ni meza nk'itaka pe najyaga kwiba nciye kurapa kope nakwiba bakamfata nkaba nk'igipupe amaso yanjye akareba nk'ayarwaye miyope ngahubuka nka za modoka z'amajipe none ubu nsigaye mba muri gurupe ndasenga nkaririmba Imana ikanezerwa pe